ingingo tugiye kuganiraho uyu munsi ishingiye muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19. Hagira hati, dufite ijambo ry'ubuhanuzi ryarushijeho guhama. Nibyo koko, dukomezwa n'ijambo ry'ubuhanuzi. Nubwo hari abantu benshi batabyitaho, nta muntu n'umwe ku isi utarebwa n'ubuhanuzi. None se ubuhanuzi ni iki? Ijambo ry'igiheburayo ryahinduwemo ubuhanuzi ryerekeza ku bintu biba byaravuzwe mbere y'igihe, bikaba bizasohora mu gihe kizaza. Si ibyo gusa, nanone rishobora kwerekeza ku mategeko cyangwa amabwiriza ava ku Mana. Umugore w'umusamariyakazi yemeye ko Yesu ari umuhanuzi, bidatewe n'uko yamubwiye ibizamubaho, ahubwo bitewe n'uko yamubwiye ibyari byaramubayeho kera. Kandi ibyo Yesu ntiyari kubimenya iyo yaba adafite imbaraga ziva ku Mana. Bityo rero, Yehova niwe ubuhanuzi bw'ukuri bwose buturukaho. Muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 21 herekeza ku buhanuzi havuga ko abantu bavugaga ibyavaga ku Mana kuko babaga bayobowe n'Umwuka Wera. Uretse kuba Yehova yaragezaga ubutumwa ku bahanuzi akoresheje Umwuka we wera, nanone yagiye abubagezaho akoresheje abamarayika. Umwe muri abo bahanuzi ni Daniyeli. Ahagana mu mwaka wa 536 mbere ya Yesu, Daniyeli yeretswe iby'ubutegetsi bw'ibihangange, yerekwa n'ibyo bwari kuzakorera abagaragu ba Yehova. Nimurambure muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 21 n'uwa 22. Aho havuga iby'inyamaswa Daniyeli yeretswe zigereranya ubutegetsi. Reka turebe iby'ubwo buhanuzi. Muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 21 n'uwa 22 hagira hati, naho isekurume y'ihene y'igikomo igereranya umwami w'Ubugiriki. Ihembe rinini ryari hagati y'amaso yayo rigereranya umwami wa mbere. Nk'uko iryo hembe ryavunitse maze mu mwanya waryo hakamera andi ane, niko hazabaho ubwami bune buzakomoka mu ishyanga rye, ariko ntibuzagira imbaraga nk'ize. Birashimije ko uwo murongo wa Bibiliya wavuze ko iyo sekurume igereranya Ubugiriki. Igihe ubwami bw'Ubugiriki bwabaga ubutegetsi bw'igihangange ku isi, bwayoborwaga n'umwami w'umunyamakedoniya witwaga Alexandre le Grand. Ubutegetsi bwa Alexandre bwamaze igihe gito. Yapfuye mu mwaka wa 323 mbere ya Yesu, hakaba hari hashize imyaka 213 igitabo cya Daniyeli cyanditswe. Umumarayika yabwiye Daniyeli ko ubwami bw'Ubugiriki bwari kwigabanyamo ibice, bigategekwa n'abami bane. Muri Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 4 havuga ko ubwo bwami butari kuzungurwa n'abo mu rubyaro rwa Alexandre. Ese byabaye mu mateka bihuza n'ubwo buhanuzi? Yego rwose. Abahungu babiri ba Alexandre le Grand, aribo Heracle na Alexandre wa kane, bishwe bakiri abana. Ese ibyo ntibyemeza ko ubuhanuzi bwavugaga ko ubwami bwa Alexandre le Grand butari guhabwa wo mu rubyaro rwe ari ukuri? Nanone ubuhanuzi bwari bwaravuze ko ubutegetsi bwa Alexandre bwari kwigabanyamo ibice bukaba ubwami bune. Ese koko ibyo byarabaye? Byarabaye rwose. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko Alexandre le Grand yari afite abagaba b'ingabo bagera kuri 72. Gusa ubuhanuzi bwari bwaravuze ko 4 muri bo aribo bari kuzamusimbura ku butegetsi. Alexandre amaze gupfa, hagiye habaho intambara nyinshi hagati y'abo bagaba b'ingabo. Amaherezo haje kuvuka ubwami bune nk'uko Bibiliya yari yarabihanuye. Ubwami bumwe bwategekwaga n'umugaba w'ingabo Cassandre, akaba umuhungu wa Antipateri, agategeka Makedoniya n'Ubugiriki. Ubwami bwa kabiri bwari bufitwe n'umugaba w'ingabo Lisimake, we yategekaga Aziya ntoya na Thrasi. Ubwa gatatu bwari ubwa Selekusi wa mbere Nikatori, waje kwigarurira Babuloni, Ubumedi, Siriya, Ubuperesi, hamwe n'intara zo mu burasirazuba zageraga ku ruzi rwa Indus. Naho ubwa kane bwari ubw'umugaba w'ingabo Ptolemy Soter, umuhungu wa Lagus, waje kwigarurira Egiputa, Libiya, Arabiya, Palestina, hamwe na Koresi. Abo uko ari 4 bafashe ubutegetsi mu mwaka wa 305 mbere ya Yesu, hakaba hari hashize imyaka 18 Alexandre apfuye. Kuba ubuhanuzi bwarasohoye neza nk'uko bwari bwarahanuwe,
bigaragaza ko bwaturutse ku Mana. Ese ibyo ntibikomeza ukwizera kwawe kandi bigatuma urushaho kwiringira Bibiliya?